bari muri tuzite mu nama meeting y'abagabo meeting mu nama z'abagabo mu ikanisa tutavuze amazina abagabo barimo kuganira amagambo yubaka igihugu na societe muri rusange wacu bavuga agaragaza icyo bita discipline bibatumace bigeraho akubitwa kubera ko aho umugabo ageraho akubitwa mu bandi bagabo aba yarengereye kabisa aba yarengereye ariko nje ntabwo ariko mzumva ariko edaere harimo abapasiteri harimo abaceyamani yes reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza muri hose hatandukanye ku isi mwe mukurikiye The King TV reka mbahereze ikaze muri kino kiganiro tugiye kugirana kigufi cyangwa se kirekire gusa tugiye kubabwira amakuru hari mu karere ka Kayole dore ko Kayole akunda kubera vituko ibibazo byinshi cyane uzibuka ko Kayole ariho hafunguriwe inzira ija Mexique byibuka ko abantu bose bavaga aho bavaga bose bashikiraga Kayole nese uri kumva atari opportunity wowe ntabyo uzi numije utabizi rero mbahaye ikaze mwese mudukurikiye ndetse ngiye kwegereza umutumirwa dufite kugira ngo tuganire n'umuje n'abantu benshi bazi cyane bitewe n'amakomedi ndetse n'ibintu byinshi agiye hanga kabizana abantu benshi akabikoresha ku bantu bose bakoresha social media ndatekereza ko bashaka kuba bakuzi ndabeje ndabeje oya abenshi abenshi ikaze papa naje ndegereye ndishinye kukubona munsi y'ibitunda byacimeza ubuze ndishimye kukubona munsi y'ibitunda byacimeza bisobanuye iki ushatse kuvuga iki kijyamurengeza avuga cyarakunaniye ntabwo cyananiye munsi y'ibi bitunda byacimeza nikuvuze munsi y'amazu maremare munsi y'amazu ni cimeza niko mbibona uzi cimeza cyo bisobanuye ni ikintu cimejeje kuko nje nawe ninde wavuye ruguru vuba sije none se ko waravuye ruguru se giye binkora ko ndi umunyamurenge siko nari mvuze urumva ntabizi si byo uvuze urabizi cyane okay reka duhereze umutumirwa wacu karibu ndetse tuganire so mbere tuganire ni nk'ubwa kangahe ndetse na mbere hose nyine tugitangira twese ngira ngo tugitangira bino bintu bya YouTube ngira ngo twari tuziranye wenda birashoboka yuko hari abantu bazi gishishwa ndashaka kugira ngo yivuge amazina yawe yose niturangiza twinjire mu kiganiro okay asante cyane amazina nitwa Christophe Murami mwana wo mu Minembwe kwa Nyawarimba abantu bose ngira ngo bashaka kuba bazi za Minembwe ngo barahaze cyane okay hari ikintu nshaka ko tuganiraho kubera ko utuye hano muri Kayole hari inkuru tago ntuye niho manitse amahuzo niho manitse amahuzo hari inkuru ejo bundi ndatekereza n'umusibe ejo kuwa kabiri yasirikiye abantu bavuga yuko hari umuntu wakubiswe kandi akaba yarakubiswe uwo muntu wakubiswe n'akagara umusore w'akagara wari ushatse gupfobya iby'abandi barimo ari nabyo tuzo tuvuga umunsi ku munsi tuvuga yuko nimba utumva ibintu wakwicecekera ni better yuko uceceka kuruta yuko wavuga ukiteranya n'abandi bantu ngira ngo iyo statement irumvikanye ndashaka kugira ngo nkwibarize kubera ko umanitse imyenda hari akare nkuko uvuze kandi nyene uhabaye igihe kitari gitoya iyi nkuru twayumvishije uko nguko ubwo ngiye kuvuga nyine hari abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye byo kwisi ndashaka kugira ngo tubyinjiremo utubwire wayumvishije gute iwanyu Kayole byari bimeze bite iyo nkuru yatangiye gute yituvira muzi ngo tuyumve okay ntago iyo nkuru irimo amakuru menshi irimo amakuru menshi kandi si make urumva umuntu wakubiswe hari impamvu yatumye akubitwa bari muri tuzite mu nama meeting y'abagabo mu nama z'abagabo mu ikanisa tutavuze amazina
abagabo barimo kuganira amagambo yubaka igihugu na sosiyete muri rusange. Wacu bavuga agaragaza icyo bita ubwendisipurine. Biba tumace bigeraho akubitwa, kubera ko aho umugabo ageraho akubitwa mu bandi bagabo aba yarengereye. Aba yarengereye. Ariko nje ntabwo ariko mzumva ariko. Edaere harimo abapasiteri, harimo abaceyamani, abakuriye za mituwarite, abapasiteri, ababishopu bashumsha amakanisa amwe namwe ntakubwiye amazina. Kuba noneho yaragaragaje icyo bita ubwendisipurine ntabwo bari kumukubita, bari kumusohora muri disipurine n'imbeshya ngo ntayo yari afite bakamusohora abadeni bagakomeza inama yabo. Kubera icyambere n'abashumba badushumbye, kandi muri abo muri wakubiswe ari mu ntama baragiye mu muhana. Nabo bacamani uwo bakubitiye mu bandi bagabo ni umugabo mu bagabo bayoboye mu muhana. N'abacamani bamukubise se? Oya, tagaribo nyine yakubitiwe. Tuvuze ngo wakubiswe uruhande rwa perezida, nyine perezida yabishigikiye. Okay, uvuze ko utabishigikiye. Nyine umva nje ngubwire opinion yanjye data. Ko nje mzumva. Okay. Bari kumusohora muri discipline nziza. Bakamusohora kuko ntayafite, ariko bo barayifite. Hari protocol, urabizi inama zose iyo ziri kuba tizera ko ntahataba protocol. Siko? Yego. Protocol yari kumusohora, abagabo bangahe bakamurengeza hanze, bagakinga bagakomeza meeting. Reka nkubwire Gishu. Cyangwa se Christophe, kubwira muri izina rya Christophe. Hari ikintu abantu benshi bakinisha batazi, sibyo? Sintekereza yuko nimba umuntu wese uri kudukurikirana, hari ikintu hari mu minembwe, hari imiryango yacu twese, sibyo? Cyane. Hari abavandimwe bacu, hari nimba waravuyeyo, hari abo wasizeyo. Yego. Hariyo bande, sibyo? Inama yari iri hariya ntituzi, okay, nje sinari nyirimo, ariko byanga byakunda yari iri kuvugira uburyo wenda society igomba kubana neza cyangwa se ibindi bintu. Iyo meeting yabaye urumva yari ihuje abapasiteri n'abaki, ntabwo turi buvuge ko ari politiki yo ngiyo. Byamakuru numvishe nuko uwo muntu yafobeje ibintu bari gukora, urumva? Ndetse banagerageza no kumwema nkuko wari uvuze, baramubwira soke, ndetse biravuga yuko nabo bari kumwe basohotse baragenda. Uwo bari waranga akomeza guterana amagambo. Hari ijambo ushobora kuvuga, hari abahungu kandi uwo mungu nakagara cyane. Gukubita umuntu sinshigikiye ngo umuntu ngo bamukubite, ariko umuntu wabuze indero w'umwana w'umunyamurenge, urumva? Nkubabuze indero ugakinisha ibintu bitari gukinishwa, ugakinira hejuru y'imfu z'abantu n'ukuntu abantu bababaye, ntuzi uje kumvugisha wenda uri gupfobya ibiri kuba iwacu ruguru. Tubizi nimba badata cyangwa se ababyeyi banje atariho bari cyangwa se atari nkambara bazize, kandi barababyeyi tuzi ko nta politike bazi cyane, urumva? Bari kuzira gusa kubera yuko yitwa umunyamurenge. Drone ikazi karasa amazi kayamara, inka ikazimara, abantu bose barafite inka iwacu. Ubu ngubu inka zose zabaye ni nk'umugani, ni nko kuvuga ngo habayeho nta muntu uzi kwigira inka iwacu. Urangiza uzukinire muri iyo nama iri kuvugirwamo uburyo abantu bashobora kugira ico bakusanya, bakoreza umuturage wenda akagura ku gasukari, akagura utwo duhuzu tudahari. Ngira ngo urabizi yuko hari ubungu w'isukari ni $50 kilo cy'isukari. Isukari wavuze umunyu ni $30 ngira ngo. Uri kuri 50. Ngayibaza. Ni ibintu biteye ubwoba. Warangiza ukaza ugakinira hejuru y'abantu bari kwiga ku kintu nk'ico ngico. Uravuze ngo ntago byari ngombwa yuko bamukubita. None bakubwiye rimwe kabiri gatatu kane gatanu, ubumva ko bagukorera iki kintu. Okay, iki kintu reka to making ibintu clear data, clear kabisa ibintu tubivuge tubivumoze. Urabona
twagize nabyita ibibazo, twagize intambara zifite abaziteguye tuzisangamo, tutazifitemo inyungu, zifite abazifitemo inyungu, sibyo tuzira uko twaremwe, kandi turi abakongomani gusa bazira uko basa. Iwacu siho hari intoro kurusha Rubaya, iwacu siho hari ubutunzi bwinshi bwa Kongo, sibyo ariko icyo tuzira nuko turi abana b'Abanyamulenge, urabyumva. Icya kabiri, aba bene wacu Akagara kuriya bakoze nabyita ko bakinye politiki itari iyo y'ubujiji, kuko iyo mwakinye politiki mukavuga ngo tuje iside niyi, twese duhuriza ku bwoko tukagira inyungu z'abaturage, sibyo tukavuga ngo nimba ari ugufasha dufashe, nidushaka dupingane ibi bya politiki, ariko nibigera ku nyungu z'ubwoko, ku nyungu rusange y'ubwoko, gufatura gusangiye. Reka mbabwire guhera n'abarabare muri Amerika, kuba wiyita Akagara no kuri muri Amerika uri impunzi, wagendeye ku gifomu, none icyo gifomu bakiguhaye neza bazi uko iwanyu hasenyutse, sibyo baguha national ID muri Amerika kuba gusura impunzi itinzi w'abandi, ariko none afata uzopfa nk'umuzungu, uzapfa nk'umukongomani. Yes, twemerewe double nationality, twemerewe double nationality, ariko originality yacu ni muri Kongo. Uri ikiruta nasanze ikiruta gusa ubwoko ni ijuru, n'ikiruta iwabo w'umuntu sinzi uko ari ikibaho, nta kibaho tacu. Okay, ikindi mbabwira, ikindi ibi umunyabwenge taza kina n'ibihe, umunyabwenge azabana n'abandi neza mu bihe bibi kugira ngo nibagire mu byiza bazosangire cyane. Ariko umugabo uyobowe n'amarangamutima, cyangwa se navuga ngo dufite abantu banzi iwacu kubera inyungu babikuramo, ariko bazi neza ko hari baswe wabo, hari ba nyirarume, hari ba nyina wabo, bashiki bawo bari kwicwa muri Kongo, sibyo. Guhera n'uyu munsi turavuga pole ku muryango w'Abanyamulenge, turi mu biriyo byinshi, turi mu bihe bibi. Kuvuga ngo drone ubundi yakoraga gusa mu ntambara y'isi, cyangwa se ibihugu biri kurwana, ariko mu bagore mu bana bishobora kuba ari Kongo ari cyo gihugu cya mbere gikoresheje drone mu bana. Ubundi iyo bavuga igihugu ntikica abaturage, kirinda abaturage cyane, sibyo. Gusa tugira ababyeyi batatu, hari igihugu, hari umubyeyi wakubyaye, hari itorero, sibyo. Gusa twagize umubyeyi watubyaye yanga abana be kandi azi uko ari abe, sibyo. Tugaruka kuri uyu muhungu nyine, nanjye nibyo ngaruka kuri aba bantu. Uriya bazavuga ngo nyirikanwa kabi ngo hatanze umurozi gupfa. Okay, si tuvuga ngo wumve ibintu uko mbyumva, nta nubwo ari itegeko, kuko ufite shwa yawe yo kumva uko ibintu byumva, kubera ko hano hari abishwa n'akanyanga batafiriye mu gihugu. Ariko nimba ufite ku bintu byumva byoba neza, buri igifi yo gicecetse mu mwana, abanyabwenge bazabagira ngo cicaranye ubwenge, kubera ko gicecetse, kubera ko kuvuga iyo uvuze bigaragaza neza capacité intellectuelle yawe, sibyo. Rero aba bantu bareke gukomeretsa abandi muri ibi bihe bibi, dufatanye kuko turi mu bibi, ariko turi kwitegura kuzoba no mu bihe byiza. Hari abatandukanye n'abandi mu buryo sinagereza ko hari ikintu kimwe nzi neza ndi shuwa yacu, nta munyamurenge utari Akagara wanga umuntu ngo kubera ko ngo yagiye muri leta. Okay, yanga yuko nyine afite imyumvire itandukanye nawe, hako nta munyamurenge wanga runaka ngo nuko nta munyamurenge wanga ntawe n'ubu nyine n'umuntu avuze ngo mvuye muri bino bintu, abanyamurenge urabizi ko tugira imbabazi n'impuhwe nyinshi cyane, banamwakira n'amaboko yombi cyane, kandi nta n'umuntu n'umwe wamujudginga, nta n'umuntu n'umwe wamukoraho, urumva. Ariko ikibazo twebwe tugira ni kimwe, nimba kubera ko ibintu byinshi tubigendera mu butesi, ugasanga umuntu aricaye ari akaravuga ibintu, none wowe uvuga ngo nk'umuntu uvuga ngo nta munyamurenge uri kwicwa iri haruguru, nta n'akarengane kari kuba ku banyamurenge, nk'uwo nguwo wari waje mu nama itamureba, uyu mugabo hano Kayole tumusubireho,
yari yaje mu nama gukora iki? atari kuyidisitira gusa, kuba gusa ashaka gushwana n'abantu cyangwa se kuba yabateza agahuge, distraction. Hari ikindi kintu yaragiye gukora? Ndi kumva noneho hari ibintu bari mu gukora, wenda gushaka amakuru niko nabyita, kugira ngo baze kuyatuma kuri association yabo. Erega abakuru bazavuga kuriya icyo dupfana kiraruta icyo dupfa. Eda turi abanyamurenge, iso yagabiye data nimba ataranamugabe n'umwira wa data twarasangiye. Oya wirinda kuja kuri ibyo, tugiye dufite aho duhuriye. Nimba iwanyu batarashatse abashikibana cyangwa se ba mama cyangwa se bashanga, tugiye dukubiranye gutyo umunyamurenge, tugiye kugenda tureba wasanga dufite nyamasana akomeye kandi yayanda adashobora kutwemerera kuba twashwana. Ariko kubera inda nini no gushaka kuba wenda ico wumva ushaka, ugashaka kugira ngo kibe ariko uhemutse. Bro, ni ibintu byinshi twakora zatuma tugera kuri dreams zacu tutiteranyije n'ubwoko, kuko ntakiruta ubwoko usibye ijuru. Hari n'abavuga yuko ubwoko bushobora kuba sinzi ko kwanga mwene wanyu, ngira ngo urabizi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiwavuga ngo ukunda Imana utazi wanga mwene so. None se ubwo nimba wanze mwene so, iryo juru ryo urumva igomba kubanza ni mwene so. Mwene so niwo bwoko bwawe. Nimba utamukunze iryo juru ntaririmo rero cyane, ntajyo iri hafi ya ntajyo, iri hafi ya ntari. Ikintu mbabwira buriya nababwira muri rusange, mureke dukomezanye muri ibi bihe bibi, kuko ibyiza tuzobibanemo. Ariko nitubana nabi muri ibihe bibi tukagera mu bihe byiza, mwebwe muzoba mu bihe bibi kandi mwakagombye kuba mu bihe byiza. Feedback se yo mu karere ka Kayole yuko umuntu yakubiswe imeze ite? Nk'abanyamuryango bo ntibabyumvishe, bumvishe ko yarenganye. Barabisakuje? Barabisakuje, biriwe bigera muri meeting ngo bazahamagara abo bayobozi b'ayo makanisa kuba yarakubitiwe muri eglise. Biba akavuyo cyane. Magingo aya barabifatira umwanzuro wa nyuma, ariko amakuru ahari nuko bamunyagiye. Bamukubise bukeyi. Ikindi sinzi nimba ari inshuzo ubibona nje nyine. Nta kintu cyatuma nshwana n'umunyamurenge. Kuba uri umunyamurenge gusa birahagije. Niko nta kintu mwapfa. Nta kintu twapfa pe. Icyo yokora kuko cyose bazavuga ngo umunyabwenge azayirengagiza amafuti y'umuso, mugakomeza mukabana amahoro, kubera ko twese dukiranuye mu mafuti. Sasa reka nkubwire bwana Gishishwa, hari igihe hari impamvu amagambo ya motivation speaker agomba kuba yatubaho kandi cyangwa se tukayaviva muri twebwe. Hari n'ikindi gihe bidakwiriye yuko wenda tuyafata ngo nka example cyangwa se ngo tuyagendereho. Kuba ufite principe ugenderaho ni byiza cyane, ariko buriya ntuzemere yuko umuntu agutondagira cyane, sibyo? Iyo umuntu abaye umugabo cyangwa se gutyo ungana, ubumva ari ibintu ugomba kubugenderaho. Umuntu atagomba kuza ngo akwinjirire apfe kubirenga gutya, sibyo? Ni ukuvuga ngo Gishishwa, ibintu nubwo tuba tubyumva wenda tukumva yuko ari ibintu bigize umuntu wese agomba kuba yagiramo igitekerezo cyawe, cyangwa se numvise ejo bundi hari umugabo uvuga ngo umuntu yemerewe ngo kuba hashaka. Urumva? Wumva iyo statement ngo umuntu yemerewe kuba ari mu ruhande yumva yifuza. Nimba uri mu ruhande rudashigikiye abanyamurenge, ngo uburenganzira bwawe. Nimba ari uruhande rushigikiye abanyamurenge, ngo uburenganzira bwawe. Ariko se wenda reka tubiganireho, sibyo? Wenda bive mu bitekerezo byacu nk'uko tubitekereza. Ese umuntu yemerewe kuba ahatandukanye n'ubwoko bwiwe
akaba ari kumwe n'ikintu kirwanya ubwoko bwe just ngo kubera yuko ngo afite amahitamo yo kuba hashaka. ahubwo nje numva ari ihame byakagombye kuba ari ihame kubana n'ubwoko buri munyamurenge wose ahari, apana umunyamurenge n'undi utari umunyamurenge, ihame cyangwa se itegeko kuri buri muntu, ku muntu wese utaronse impamvu bakwita umunyamurenge nuko twaturanye n'Afurero se n'Ababembe n'Abanyintu n'Abaki, none ariko kuba utaronse amashereka y'umwana w'Umufurero amashereka y'umukobwa w'umunyamurenge ugakura ukaba uri umunyamurenge, so ari umunyamurenge na mama ari umunyamurenge, icyo cyo cyakagombye kuba ari ihame ku isi hose, kugomba kuba mu ruhande rw'ubwoko. aba bahungu b'utugara ko mbona bamaze kuremerera. nguha urugero tuzuva mu modoka waje gutega umunyagihugu utaziranye akamavuga ngo umukongo naenda wapi, ntiwamwibe kubera ko arakubona akabona ko mu bwoko bafite bwa hano muri iki gihugu timusa nabo amaraso ntimuhuje, kandi ntihari abarundi ntihari abanyarwanda ntihari abakituvuga ururimi rumwe, kuko akwita umukongo nuko abazi ko neza ko uri umunyamurenge atashidikanyije. Even nabari abaturanyi bacu arakora akavuga ngo ni umunyamurenge, turatandukanye nabo. Ni ukuvuga ngo nubwo duhuriye ku gihugu ntabwo turi kubiba amacakubiri, turi abakongomani kandi nabo ni abakongomani kimwe natwe, kandi tugomba kubana mu mahoro, kandi bizabaho nubwo izo ntambara zihari. Ariko birakwiye yuko nimba uri umunyamurenge ukabona ni nk'uko tuvuga urugero Gishi hano Kayole ntuhatuye ntuhamanitse imyenda, ibaze ngo utambukeho Abanyakenya nka 5 natwe dutambuka turi abagabo nka 5 cyangwa 6 abanyamurenge dusanga bari kugukubita twama dutambuka gusa. Ubu byose ndinga gute? Si gitangaza kibe kibaye igisebo. Ibaze abantu bateraniye mwe none bari kumukubita nta kintu bamukubitiye. Noneho can imagine tubifatanye n'aba ngabo nabo noneho batere bafatikanye n'abariya bari kugukubita nawe bagukubite. Urumva ukuntu bimeze? Noneho turimo ko mane hari abati icyambere umutipe uwo muhamagara kuri rezo sosiyo umunyakagaro kamubaza neza impamvu kamubaza inyunga bifitemo akayibura, ariko kugendera gusa mu kigari nta nyungu yiheza, nta nyungu bafite. Okay, edahera haniyo birimo tuvuge ku giti cyane, nta munsi umuntu yavuga ubwoko bwe nabi biragatsindwa kugira ngo ugere kukiza. Ibihugu byakomeye n'abantu twitwa bakomeye nuko abenshi babaye muri ubu butayu turimo barafatanya mu bihe bibi, none babanye bibubatse ibihugu byabo mu bihe byiza kubera ko barafatanyije mu bihe bibi cyane. Ururimi ni inyama ntoya ishobora kuguhuza n'abakomeye ugakomera cyangwa ikakwicisha ugapfa bitewe n'amagambo wavuze. Cya kabiri kuriya kugira ubwiza bw'isura ni byiza, ariko byaba akarusho tugize ubwiza bw'ubwenge n'umutima w'urukundo. Ibyo gani byo abantu benshi batifuza no kugira. Ibaze umuntu hari uburyo bwinshi bubaho kwirinda ibibazo. Ubona nimba hari ibintu ndimo ukabona utabishigikiye, leave it, reka kubibamo, sibyo? Hari ijambo umugabo umwe yavuze ngo umunyabwenge ngo iyo ibihari bibi suginda kuvuga, kubera ko ejo ibihe byiza ntibiza, bavuga ngo runaka yaravuze pointing. Can imagine bano bagabo bari kuvuga ngo abanyamurenge bakwiye kugira gute kwicwa cyangwa se bashigikiye ngo intambara ngo iri kuba. Hari umwe twaganira mu minsi yashize agira ngo abonye ikiganiro, kandi ikiganiro cyarenga n'ibihumbi hafi 10. Nari mfite intego yo kumubaza ese gushigikira leta iri kwica umunyamurenge ni gute wiyumvamo kugira ngo nibishigikire, ngo ni gute umuntu yoba hadashigikiye leta? Nambye mu gihe leta ishaka kukwica bigenda gute?
atangira kuzana ibintu byinshi ndamubwira okay wenda niko ubibona sibyo birashoboka yuko ari ubumenyi bukeya cyangwa se ariko wowe ubyumva ariko uko bikwiriye nimba leta ubona ari umubyeyi kuki utagenda ngo ube aho abandi bahunze genda uje muri Uvira ubu nyine turebe kuri impunzi hano hanyuma n'abangaba bose badashigikiye abanyamurenge cyangwa se badashigikiye kwirwanaho kubera iki batava muri Kenya cyangwa se muri Amerika aho bari hose ngo bagende baje kuba muri utwo duce bavuge ngo noneho tubayeho kandi leta nta kiri kudutwara bo bajya brushete ejo bundi muri izo ntambara bibi inka urumva z'abanyamurenge barangije kuzibara byigamba bonyine urumva abaki iyi leta nyine gusa leta ntuzi ko ari ifite zino ngabo zose ziriya leta niyo ifite za P5 abazalendo n'abaki bari muri maboko ya leta bigamba yuko rero bazitwaye urumva kwigamba yuko watwaye ikintu ni ukugaragaza yuko nyine uwucatse atari umunyagihugu kwa kandi koko ufite uburenganzira bwo kwimwa kuko ushigikiwe na uri mu maboko y'igihugu. Uyu mugabo rero wakubiswe hano Kayole wenda tutari buze kubitindaho cyane yaba n'abandi bose bakubitwaga ndetse n'abandi baracyakubitwa bazabakubite muzagene mwige discipline. Okay, igisirikare nicyo kiza cyigisha discipline ku muntu ukuze. Ntago ari igisirikare cyonyine nk'abantu kuragira ngo iyo wabuze indero bayikwigisha gute? Ya impamvu habayeho pirizo no kugira ngo bigisha babuze education. Oya abari muri pirizo bose ntago ari uvuga ngo ntibafite education. Sinavuze education y'amasomo. Y'imyitwarire. Nabari okay sinzi hari igihe umuntu ahitamo nabi atari kuvuga ngo ni ubumenyi buke afite gusa akaba yahisemo nabi. Kandi reka nkubwire kino kintu bro sibyo nuhitamo nabi urumva uzabe shuwa yo gufesinga consequences cyangwa se uzabe ready uzabe witeguye kwikorera ingaruka zizava muri iyo myitwarire cyangwa se ico kintu wahisemo. Okay, ninka kwa kundusha guhinga nti wasarura imbuto tabivye. Kuriya mu muntu harya ibintu bibiri harya mu nda harya nanone n'imitekerereze. Umuntu abico yagaburiye imitekerereze kuriya. Kandi ico wagaburiye imitekerereze nico gitanga umusaruro mu wo muturanye. Okay, ntibisaba kugira ngo ugaburire imitekerereze kugira ngo ukunde ubane n'abantu mu mahoro. Sibyo? Gusa ushobora kuyigaburira kugira ngo nyine imitekerereze yawe yaguke. Sibyo? Yego nuko kumenya kubana n'abantu bibeho. Ariko habaho ubwenge bwo guhaha hakaba n'ubwenge bwitwa wisdom. Wisdom nibwo butuma umenya kubana n'abantu amahoro. Naho ubwo guhaha nibwo bituma umenya amateka yawe muri Pakistan, amateka y'intambara. Ubwakavukire nibwo buri important kubera ko ntagifuco umenye amateka. Yeah. Nuko ngo ubwenge bwakavukire nibwo buza bukubwira ngo nimbangamira runaka azambora nabi cyangwa se nzaba nkoze ikintu kidakwiriye. Ba runaka bangaye. Hari ubwenge duha mu mashuri cyangwa se ubu bwose tumenye. N'ubwongera bwa bundi ugufite. No kuvuga ngo n'ubumenyi bw'ibintu utaruzi. Usanga ubumenyi busanga ubundi bumenyi wari ufite. Yeah. Okay. Iki kintu yenza mbireba uke kavuga ati se indiriya ni depression ni trauma. Depression. Kuko umuntu wicara azi biri kuba none akicara kuri rezo sosio akavuga ijambo rikomeretsa imitima aba ari umurozi. Uburozi kan handi zohera kuko man uburozi bwa mbere kuri hano ururimi cyane kandi ubu nyine isi yaregeranye sinkakera ndibuka nko kumva ngo uzogere Rwanda mwavuganye n'umuntu ni minota 2 apana minota n'amasegonda ngo aro ngo so twavuganye aro yonyine noneho tugeze ku rwego hafi n'abana bato kuva ku myaka 15 kuzamura bakoresha rezo sosio.
yes ushobora kuvuga ibintu ube muri kiriya gihugu abana bawe bakakibamo nabi kubera ko nawe wabanye n'ubwoko nabi sibyo kuko ndabizi isi zihinduka twogira gutya bikaba ngombwa ko tuva muri Amerika ko iwacu twabonye uzoshika se tukuzimane tuzoshikagaho tukuzimane nk'umushitsi tuba tuhaniye wazokuzimana se wakoze iki nuvuga ngo tugana no ku musozo aba bagabo bose bakomeje ariko biteye n'igisebo ni like shame on you guys ni gute umuntu agera kuri standard abagabo baguruka ngo bagiye kugukubita kandi umugabo ukubitwa mu bandi bagabo buri imbwa bakakwambura agaciro ka undi mugabo akabangura urusha akarugukubita mwitama kandi reka nkubwire ikintu gitangaje mu bagabo buri abagore bashobora kurenganya umuntu ariko umugabo atekereza kabiri akavuga se uyu muntu impamvu ngiye kubangura urushirwanya ngo mukubite kandi uzarebe iyo abagabo barenze 3 4 5 bakavuga ngo uyu muntu akwiye gukubitwa wa muntu aba nta mugabo ushobora kuvuga ngo ashigikire runaka agiye gukubita umuntu kubera amafuti mu bagabo 3 bose cyangwa 4 nta mugabo uzukubita undi atamubwira inama azakubwira ngo ndibaza ko habayeho ndabizi ko habayeho baramubujije ngo sohoka cyangwa uceceke tukomeze tubane muri meeting kubera ko abagabo ntitukoze mu ishyari kandi abagabo ntidukoze mu marangamutima abagabo bakoze mu bwenge no mu myanzuro mu madecision aho umugabo aje gufatira decision ngo kubita undi mugabo wamenya amavuta reka turangiza amakuru yacu cyangwa se ikiganiro cyacu gusa nyine ndabizi yuko bazadukurikirana bazatwumva muterwa isoni n'ibyo mukora cyangwa se n'ibyo mukomeje gukora nimba ushobora kuba hari abantu bigira intyoza cyangwa se bigira abantu bazi kuvuga akumva yuko ikintu cyose kiba agomba kukivugaho beta yuko waceceka aho kugira ngo yiteranye n'abantu ngira ngo niko kwiza rero reka turangize iki kiganiro dushimire Gishishwa twabanye nawe hari amazina azashaka kunshanga Gishishwa Rusaku sinzi ukuntu biza hagati yo ndagushimiye bro man thank you so much n'abanyamurenge bose turabashimiye gusa muri rusange tugara mugende musubire kandi mwitekerezo murebe icyo mugomba gukora mureke kuba ikibazo muri societe nta mafuti cyane murakabaho